Inkuru byongeye kumvikana mu karere ka Rusizi. Iyi ni inkuru y'incamugongo, iyi ni inkuru yababaje abantu benshi ndetse n'impanuka yishe umuntu umwe w'umukecuru, abandi 9 barakomereka. Iyi mpanuka yabaye yateye abantu ubwoba cyangwa irabahungabanya. Iyi mpanuka yabaye ku itariki 30 Kamena mu mwaka 2025, ndetse iyi mpanuka abantu benshi ntago mwayimenye. Niyo mpamvu ndi hano nka Kidasamura Movie kugira ngo nyibabwire. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 30 cyangwa ku itariki 30 Kamena mwaka 2025, imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yavaga Bugarama yerekera Kamembe mu mujyi wa Rusizi yakoze impanuka ihitana umukecuru, inakomerekeramo abantu bagera mu 9. Ni mu gihe turi bugaruke mu bworozi bw'amasazi, uyu mugabo cyangwa dutemberere mu bworozi bw'amasazi. Ndetse abantu mutari muzi yuko ubworozi bw'amasazi bubaho. Hari ubworozi bw'amasazi ari bwo buvamo ino fumbire yitwa imborera muri rusange. Ndetse ndashaka kubaganiriza kwa kino kintu cy'ubworozi bw'amasazi mutazagira ngo ibi bintu ntago bibaho. Ni mu gihe aya masazi atandukanye n'aya ngaya atera umwanda. Ni mu gihe aya masazi atera amagi agahindukamo utuntu tw'imihopfu dutonya cyangwa udusimba dutonya, aribwo utu dusimba dutonya tuvamo ya masazi manini. Ni mu gihe aya masazi arya ibintu bijyanye n'amase, amayezi cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu woroye ano masazi avuga cyangwa umusaruro akuramo, avuga ko umusaruro akuramo ari mwinshi cyangwa atajya ahinga ngo abure kuteza, kubera yuko ngimborera cyangwa imvaruganda ngiva mwaburi ya buhinzi ngo cyangwa iva mwaburi ya bworozi bw'amasazi, ngo ni kuri iriya fumbire iza ari umwimerere, kubera yuko bira binyamaswa cyangwa ano masazi tuno tuntu tumeze nk'imihopfu. Ano masazi atera amagi ava mu tuntu tumeze nk'imihopfu. Rero ayo magi ubusanga yagiye mw'iryo taka babashyizemo cyangwa mwayo mase, ayo masazi agakora. Iyi ni icamake y'amakuru ngiye kwibagezaho. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku izina rya Kidasamura Movie. Reka tugaruke mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe. Ndetse iyi ni impanuka yabaye ikababaza abantu benshi, mu gihe umukecuru wari wigereye mu zabukuru yapfuye, abandi bagera mu 9 barakomereka. Mu gitondo cyo kuri uyu ku itariki 30 Kamena mwaka 2025, imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yavaga Bugarama yerekera Kamembe mu mujyi wa Rusizi yakoze impanuka ihitana umukecuru w'imyaka cyangwa w'izabukuru nta myaka yatangajwe. Ni mu gihe abandi bagera mu 9 bakomeretse. Turagaruka mu bworozi bw'amasazi muri rusange, turagaruka ku mugabo woroye amasazi atari makeya. Ni mu gihe ano masazi arya ibitaka cyangwa arya ibindi bintu birimo umwanda cyangwa udusimba cyangwa udukoko. Ni mu gihe abantu mwumvise korora amasazi bikabatangaza, ndaza kubaganiriza kenshi ku kiganiro nakoranye n'uno musaza woroye amasazi, mu gihe dusobanuriye yuko aya masazi abyara cyangwa agira amagi yarangiza akavamo utuntu tumeze nk'imihopfu. Utuntu tumeze nk'imihopfu bakazana amase, amabyi y'inka cyangwa amabyi y'ingurube cyangwa amahurunguri bagashyiramo, bikabasha gutungwa n'ibyo ngibyo. Ni mu gihe amasazi agenda akura gake gake akaba menshi, ariko nabwo akomeza gukura kugira ngo avemo ibintu byinshi bitandukanye. Ese aya masazi yororewe iki? Ese ashiramo iki? Aya masazi ni ukuvuga ngo avamo ifumbire. No kuvuga ngo aya masazi yororewe ahantu hamwe, ndetse aya masazi agenda arya bino biboro babazanye by'amabyi n'amayezi n'ibiki, yarangiza iri vumbi cyangwa iri taka ryasigaye rikavamo imborera, hakaba havamo ibishingwe byakweza imyaka. Iri ncamake y'amakuru cyangwa aya ni amakuru arambuye ngiye wabagezagaho. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku izina rya Kidasamura Movie. Ariko ikintu cya mbere nagusaba, abanzi ukore subscribe ku muyoboro wacu kugira ngo utagenda udakanze kwako kazogera ntukabure amakuru. Nukanda ko kazogera cyangwa ugakora subscribe bizajya bigufasha kubona amakuru buri ko tuyashyizeho. Ni mu gihe mugenzi wacu agiye kudushyiraho ibyiriwe mu mahanga cyangwa ibyiriwe hehe.
Ni mu gihe Repubulika na Demokarasi ya Kongo yasinye amasezerano na leta y'u Rwanda y'ubumwe n'ubwiyunge. Ni mu gihe ibihugu bibiri byongeye kugira kongera kubana neza muri rusange. Ni mu gihe Kidasamura Movi afatanyije na Zaf TV Rwanda bakuruye ano makuru kuyimvaho nshya, niho aya makuru yanditswe yuko iyi nama yaberewe Washington DC yavuyemo ibintu byiza cyane. Ni mu gihe Kidasamura Movi ari hano kugira ngo agutangarize bino, reka nze abirambure mu kanya saa sita.